Imana iri fidele, Imana niyo kwizigirwa, Imana ni indahemuka. Nuko imenya kurinda isezerano no mu gihe twebwe tutari mu isezerano. Ibyo mvuze birumvikanye. Wowe ukava mu isezerano, wowe ukananirwa kuryubahiriza, wowe ukayitera umugongo, wowe ukayibabaza ntuyumvire, ariko yo ikanga ikavuga ngo ndi Imana irinda iki isezerano. Bivuze ngo nzagira ntya ngo ibyo ntibihinduka, ngo ariko kugira ngo yerekane ko ibyo ivuga ari ukuri, ngo igereka hindahiro. Iravuga haleluya, ubundi yo irahiye ubwabyo, ariko yaravuze iravuga ngo kugira ngo mbereke ko ndi seriye, ndavuze ngo nzabikora, ariko nibirangire wallahi nzabikora, ndabarahiye nzabikora. Imana yacu ni Imana y'isezerano, ni Imana y'isezerano. Haleluya. Kandi ubu rero harabavuga ati ngiye nta sezerano ngira. Nicyo kibazo ubu ngubu, tinarikura he? Haleluya, haleluya. Reka mbahe rimwe ryonyine twese dusangiye rimwe ryonyine. Imana irinda isezerano no mu gihe wowe wapfuye. Nimvuga gupfa ntuve gupfa mu mubiri gusa. Hari ubwo umuntu abwira Imana nanjye byambayeho, ukavuga ngo ya masezerano yararangiye, ngo n'aya masengesho ntuyibuke, kuko wibwira ko ibibi wakoze byavanyeho icyo Imana yavuze. Oya da, ntikirinda kubera ko wowe wirinze, ikirinda kuko ari Imana y'isezerano, ni Imana irinda ijambo ryayo neza. Nta yindi ntwaro nimwe ibaho yo kunesha icyaha. Paulo yaravuze ngo, umvirize ko yavuze ngo nimuyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Ntabwo ari iminsi badupanga, si 3, si 5, si 10. Hari ubwo tujya gusenga aho gutumbira Yesu no gutumbira ibyo yakoze ku musaraba, tugatumbira iminsi. Ugasanga ntitugisenga Imana, turasenga iminsi ahubwo. None wowe warizeye, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, rendezvous ni ku munsi w'impanda, ngewe nawe tuzaba turi kumwe. Hari abajya barakazwa nuko tuvuze ubutumwa, wowe uvuga ubuhe se ubundi inkuru nziza y'indugira ni iyihe? Rendezvous ni nge nawe, nutahasanga wallahi uzarebe neza, nzaba ndi inyuma gutya ahantu gutya. Yesu arimo arambwira ngo nza n'ibintu by'amakawa peut-être, ngewe nzaba mpari, ndabizi neza. Kubera iki mbizi? Kuko naramwizeye n'umutima wanjye. Kubera iki mbizi? Namuhaye ubuzima bwanjye. Kubera iki mbizi? Ni umucunguzi wanjye. Nubundi yaravuze ngo yaje kudukiza urupfu rw'iteka. Ntabwo tukirimbutse rero, niba bamwizera bose ntibakirimbutse. Iyo niyo nkuru nziza. Kandi impamvu ya kabiri ni iyi, nuko ari umugabo urinda ijambo rye. Arinda iki? Senga twari tumukumbuye cyane, ariko hari icyo atuzaniye nicyo cyiza kurusha kumureba no kuvuga ngo twari tumukumbuye. Nibyo nyine nabyo ni byiza, ariko ushifting mind yawe ubwira Imana uti Imana, hari ikintu uriya mugabo anzaniye, umpe kucyakira, umpe kugitahana. Imana ibaha umugisha. Karibu pastor. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Byukuri ngewe ngarutse mu rugo, nayo mpamvu nyine pastor arirenganya. Niyo mpamvu nyine arambonye yibuka ko twabikoraga kera, ati ngwino uri kubikore kwa kundi, kandi nyine nibaza ko ariko bikwiye kugenda. Ntabwo ndi umushyitsi, ahubwo cyakora ndibwira ko harimo abantu bashya batanzi, nyine birumvikana. Twatangira gusenga tuvuye muri covid, bakaba batarambonye bavuga ati Christian uriya we nuwa hehe? Ngewe ndi hano, ahubwo naragutanze nyine, ahubwo ubimenye ko ndi hano. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe cyane. Kambase muhaguruke dusenge iminota 2 yonyine, hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Uhoraho Mana y'amasezerano, uhoraho Mana y'imbabazi, uhoraho se umwami wacu Yesu, umukiza kandi umuremyi w'ibintu byose. Uwavuze ijambo rimwe byose bikabaho, itangiriro ry'ibyaremwe. Ijambo ryawe kandi ijambo ryawe rikora ibihamya, rikavuga ngo izina ryawe rikuru ni Yehova, ni wowe utera ibintu byose kubaho. Niko wabwiye umugaragu wawe Mose, wabuze uko wivuga, uravuga ngo uri we kandi uri UWITEKA, uri wahozeho, uzahoraho. Mbega nirihe jambo rimwe rya gusobanura uri we? Uri umukuru nyiri bihe,
uri umukuru w'ubutware, uri nyirikuzo, uri nyirubushobozi, uri nyirubugiri, uri nyirubutware. Icyubahiro, ikuzo, imbaraga, ubushobozi birakubereye, biragukwiriye. Ntabwo ari icyitiriro, ntabwo ari byo dukoresha duhakwa, uretse ko n'uwaguhakwa atabakoze nabi. Ariko ibyo tuvuga ni kuri, uri kibirengeye, urenze aya magambo, urenze ibyo tukuvuga, urenze uko tukuzi, urenze ubwenge bwacu. Urakomeye, urahambaye. Haleluya! Uri umukuru, uri umukuru, umukuru ibihe byose, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma, usumba byose, ubeshaho byose, uramiza ukuboko kwe kw'iburyo ibyaremwe bikabaho, umuremyi w'ijuru n'isi. Haleluya! Jehova, izina rihambaye, umuremyi, data wa twese, waturemye, watubeshejeho, nyirimbaraga. Turakubashe, 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 kandi turakubahiriza, turerereza izina ryawe, turavuga ubukuru bwawe. Urahambaye, wagaragaje neza gukomera no guca bugufi muri Kristo Yesu, ubwo twiyegerezaga ukadukiza, ukatweza, ukatwita abana. Abamarayika bagatangara, ibyaremwe bikumirwa, ubwo wavugaga kudukunda, ukatwigurana tukaronka ubuzima, ukaduhindura abana bawe. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakwiriye, urakwiriye, urakwiriye mwa. Kandi twaha ikaze Umwuka Wera kugira ngo aganirize imitima yacu, twumve icyo atubwira, dukoreho, atwigishe, aduhumurize, adukomeze, aduhe ibyiringiro, aduhe gusa n'Imana, aduhe gusa na Yesu. Tugutumbiriye wowe gusa, tuguhanze amaso, twiteguye kwigishwa nawe, twiteguye guhazwa, kongera kunywa ku mazi y'ubugingo avuye ku Mwuka Wera, maze icyubahiro kigarukira Imana, amahoro, ibyiringiro, imbaraga, gusa na Yesu, kugendera mu butsinzi, kongera guhagarara twemye, guhumuka, gukomezwa bituruka mu ijambo ry'Imana, bibi bizacu mu izina rya Kristo Yesu. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Ngira ngo ntimuma amen, ariko ngasanga agapfukamunwa karayitangira. Mbega muba mwabivuze ahubwo agapfukamunwa gatuma itumvikana. Noneho twongera ijwi. Haleluya cyane birenzeho. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira mwarabibonye nda kuri posta, batarayibonye turarivuga. Tugiye kubona ku ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana y'isezerano. Amen. Uwiteka Imana y'isezerano. Imana ishimwe cyane. Isezerano ubundi ni iki? Iyo tuvuze ngo Uwiteka Imana yacu, Imana y'isezerano, twavuga ngo ubundi isezerano ni iki? Ni iki gituma urabona Imana yacu turimo turayirata, tuyishimira, twongera kuyibukiranya, Imana ikomeye, Imana y'isezerano. Iyo tuvuze Imana y'isezerano, nuko isezerano ari ikintu gikomeye, nuko isezerano ari ikintu cy'agaciro. Amen. Isezerano ni iki mu magambo make yoroshye? Isezerano ni icyo umuntu akwizeza cyangwa Imana ikwizeza ko azaguha cyangwa azagukorera mu gihe kizaza. Mu yandi magambo, isezerano ni insurance, ni ibyiringiro umuntu aguha akubwira ngo hazaza ngewe nzagukorera iki, nzaguha iki, bizagenda gutya. Amen. Dufite abantu baduha amasezerano, kandi gutanga isezerano si bibi, ariko ikibabaje kuri twebwe abantu nuko tutazi ahazaza uko hazaba hameze. Amen. Urugero rufatika ni iyi COVID. Nta muntu n'umwe mu isi wari utuye mu isi mu kinyejana turimo wari uzi ko umunsi umwe twese hatavuyemo n'umwe tuzicara duhanye intera, twambaye agapfukamunwa, gusuhuzanya ari ikibazo, ubuzima bwarahagaze nk'uko. Ibaze rero umuntu waguhaye isezerano mu 2019 akubwira ko mu kwa kane nta kabuza azaza mu Rwanda, ikandi azaza kuzaniye ibintu kanaka, azava muri Amerika, azava mu Rwanda se cyangwa handi. Ngiyewe nta kabuza umwaka utaha 2020 nzaza mu Rwanda, nzakuzanira ibi. Agukunze kandi nawe abikunze abishaka. Ndahamye neza kw'iryo sezerano n'ibyo byiringiro byakojeje isoni. Ndabeshya? Si ikosa ryo wabikubwiye, si ikosa ryawe, ni ikosa ry'ibihe. Turabyemeranya? Amafaranga yarayafite, umutima we warabishakaga, nawe wari ubikwiriye, ariko ikosa ry'ibihe
kubwo kutamenya ibizaza, kuko twebwe turi abantu gusa, turavuga gusa kuko dukunze, ariko ntidufite ubushobozi bwo kumenya ibizaza. Ibyo bituma tuba abanyantege nke, kutabasha gusohoza amasezerano. Amen. Ariko iyo tuvuze ngo Imana Uwiteka, Imana y'amasezerano, nuko yo ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo ivuze itangiriro ngo burya ibifashe iherezo. Amen. Iyo ivuze ngo nzakugarukaho umwaka nk'uyu Sara byara umukobwa n'urugero, cyangwa se byara umuhungu, iyo Imana ivuze ibyo muri icyo gihe ibi bivuga burya iba yamaze kugera muri icyo gihe kitaraza. Niyo mpamvu yo yihariye kwitwa Imana y'isezerano. Turi kujyana? Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ni Imana y'isezerano. Ni kimenyimenyi ijya ivuga ibintu bidashoboka, ikavuga ibintu ubwayo mu buryo yaremye karemano, ibizi neza ko ibyo bintu mu buryo bwa kimuntu, mu buryo naturel bidashoboka, ariko yo ikanga ikavuga ngo bizaba. Icyambere ni Imana y'isezerano kuko yo yihariye gutegeka ibihe, ifata itangiriro ikavuga iherezo. Icya kabiri nuko ifite imbaraga n'ubushobozi bwo gusohoza ikibasha kuvuga. Na twebwe nukuri nagusezeranya ngo nzakuzanira iki, byanga byakunda nzabizana, ngewe nyizera. Igihe cyajya kugera amafaranga nkayabura, igihe cyajya kugera bakanyirukana ku kazi, igihe cyajya kugera business gahomba, igihe cyajya kugera ngasanga ntibigishoboka. Imana rero ni Imana y'isezerano kuko icyambere itegeka ibihe, iyo ivuze ibyo ivuze izabisohoza. Icya kabiri ifite imbaraga zo gushyira mu bikorwa ikivuze kwizakora. Ntabwo ari Imana ishakisha, si Imana ivuze ngo nibigenda neza. Yakobo yaravuze ngo tuba turi abapfapfa, ngo iyo tuvuze ngo ejo tuzajya bunaka, ngo kuko tutazi ejo uko bizaba bimeze, ngo ahubwo tuye tuvuga ngo Uwiteka nabishima ejo tuzajya bunaka. Ibaze no kuri icyo kintu gito cyitwa ejo. Ariko Imana yo itegeka ibihe, irabizi uko bizaba bimeze mu 2151 saa 7:15 kuwa gatatu mu mwaka wa 50. Irabizi neza, nta kiyitunguye, irabizi. Amen, amen. Mugani w'abarundi biri ku rutonde, irabizi neza uko bimeze. Naho ngewe nawe uretse gusa kuvuga dushingiye kuri present, tutazi bizaza ejo, niyo mpamvu tudashobora gutena no gukomeza isezerano. Ariko Imana yo ni Imana y'ijambo, igakomeza isezerano. Amen, amen, haleluya. Icyo nicyo ijango twumvise isezerano. Cyakora kubera ko habaho ubwoko bwinshi bw'amasezerano, turabizi twarabiganiriye hano muri ijambo ry'Imana, batubwira ubwoko butatu nibura bw'isezerano. Hari isezerano ryitwa promesse, isezerano rirangira, ryo twita isezerano ry'ideni, aho umuntu agusezeranya ikintu atagikora ntugiraho umurega, atagikora ukamugaya gusa. Isezerano conventionnel, isezerano rishingiye kuri ngewe nawe uko mbikubwiye, nkakubwira nti umwaka utaha nzakuzanira ikise ikoti, nkabwira Pastor Boniface ningaruka nzakuzanira ikoti, narigaruye ntaho yandega, byavuye mu rukundo. Iyo ni promesse, niyo mpamvu bavuga ngo ni ideni. Hari isezerano twita alliance, isezerano ridakuka, isezerano ry'igihango, isezerano rikomezwa n'amaraso. Hakaba isezerano Bibiliya yita testament, cyangwa isezerano ririmo igihango, umurage, pardon, isezerano ririmo umurage. Alliance ni isezerano ririmo igihango, testament isezerano ririmo umurage. Imana ishimwe cyane. Aho hose rero tubona Imana yaragiye itanga amasezerano muri ubwo buryo kandi ikayasohoza. Reka mbaho urugero nk'isezerano ryitwa promesse. Ni igihe Imana ibwira Aburahamu ngo nzakugarukaho umwaka nk'uyu Sara byara umuhungu. Ntaho byari byanditse, Imana yarabimubwiye gusa kandi irinda iryo jambo irarisohoza. Isezerano Imana yagiranye n'Abisiraheli ryo rya alliance, ryari isezerano rigomba gukomezwa n'amaraso, rivuga ngo nge nawe uyu munsi ndabatoranije, mubaye ubwoko bwanjye, nanjye mbabereye Imana. Hakabaho n'isezerano twavuze ryitwa testament, aho Imana babwira ngo noneho nimwumvira amateka n'amategeko mbategeka uyu munsi, muzaba umutwe nimuzaba umurizo, dore imigisha yose izabazaho, dore ibingibi mbabwiye bizabakurikirana. Imana ishimwe cyane. Amen.
niyo mpamvu abandi bagerageza kwivuga mu bundi buryo baravuga ngo isezerano promesse ni isezerano temporaire, ni isezerano ry'igihe gito umuntu aguha rikarangira. Nanone isezerano alliance ni isezerano positionnel riguhereza kugira icyubaco. Urugero, iyo ngo umukobwa arambagije umuhungu cyangwa umuhungu arambagije umukobwa hanyuma bakabana, amuvana mu bukumi akamuha position yo kuba umugore we, no mu mategeko akaba umugore we. Njya mbunda kubabwira, aza mu rugo azanye amasafuriya yahagera akavuga ngo intebe zanjye waziguze hehe wowe, ibitanda byanjye, inzu yanjye niye, kuko kubera position afite bimuhesha kuba ari ibye. Yego, twavuze testament nanone ni isezerano conditionnel, nimwumvira amateka n'amategeko yanjye, nimugenza gutya iyi migisha izabazaho, ibi mbabwira byose bizabakurikirana. Imana ishimwe. Aho Yesu yavuze ngo mwebwe muri abigishwa banjye, ariko nimwitondera ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nakuri, nanjye nzasaba data aze. Harimo ka condition ko kumvira, ko gukurikira, ko kwemera. Amen, amen. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire icyo shaka ko tuganira ku isezerano. Uwiteka Imana y'isezerano ni ubudahemuka bwayo, faithfulness. Imana ubudahemuka bw'Imana, ndabyizera neza yuko Imana izampa niyo ntabirangiza uyu munsi, kandi kuko simbirangiza tuzakomezana ku cyumweru, tuzakomeza tukomeze tuganire. Nshuti zanjye, Imana yacu ni Imana y'indahemuka mu kurinda isezerano ryayo. Amen, amen. Imana ni indahemuka mu kurinda isezerano ryayo. Hari abantu bafite ubushobozi bashobora gusezeranya iminsi ntibahinduke, ibihe ntibihinduke, mvuge ngo ikise n'imbaraga ntizibure, ariko bikamunanira kuzuza isezerano. Namwe murabizi, wari wabona umuntu uza kukuguza aboroga, kandi iyo umuntu aza kukuguza actually aragusingiza wasetse aravuga ngo iyo umugabo aje kuguza mu rugo rw'undi mugabo ngo arahagera agatangira agasingiza uko imbwa yahimuka, ngo ni imbwa yanyimuka neza, ngo ariko ngo imbwa ya boss imuka, kugira ngo arebe gusa ko yakuvanamo amafaranga kuko ababaye, ariko uzarebe iyo bigeze mu kwishyura. Bamwe barakubwira ngo ariko wahereye umpamagara nabibonye. Kubera iki? Biratugora kuba indahemuka mu gukomeza iki isezerano no gusohoza icyo twavuze. Twebwe biratugora, kandi abo mvuga ntabwo ari abikantarange, ntabwo ari abikantarange, ni twebwe. Umutagira ngo nabapagani bibi, ni batwebwe. Abakristo bamwe ugasanga ntibakirebana, umwe yica undi yicara hariya kubera iki? Yaramuheraniye. Namwe murabizi neza, kandi ntayabuze. Ariko kumva yakubaha isezerano, kumva yakubaha icyo yavuze iteka bikagorana. Hari abandi nejo bundi yahoze abimbwira, hari umuntu yasengeye akazi yaragasengera, abwira Imana ati ngiye nguhigiye umuhigo, nuramuka ukampaye umushahara wa mbere uzaba wawe, hanyuma umushahara wa kabiri kimwe cya kabiri kizaba icyawe, uwa gatatu kimwe cya gatatu kizaba icyawe. Abwira Imana ngo noneho nge nawe rero ngaho ngerageza. Aje ubundi yabonye akazi arambwira ati narakabonye, atareka ikintu kimpangayikishije. Nibyo nabwiye Imana. Nese wayibwiye iki? Abinsubiriramo ati kandi uko numva aturetse no kuyiha yose ndabona yambanye make, ndabona yambanye make. Kandi werwe ati wowe ngerageza gusa uyamurebe. None uyu munsi yayikujeho, kandi icyo nyikundira yuzuye imbabazi, izakomeza imugirire neza. Nuko iteye. Ugira se ngo irarakare mubwire ngo ndayagutwara, iramuzi yamuhaye imuze nyine, ariko yo izi kurinda isezerano rya. Yakubwiye ngo nzakugirira neza. Niyo wowe wagira nabi, wowe niyo wagira nabi ntihindurwa nawe. Naho Imana ibera Imana nyine, nyibwire ngo ikise nuko iba Imana ijya gusoza icyo yavuze itabanje kubona wowe ukumeze. Ijya kukivuga ntiyavuze ngo nubanza, kereka ribaye conditionnel, ariko ribaye ryasezerano ikubwiye ngo nzaguha umugabo, nubwo wananiranye izamuguha. Amen, arata. Imana ishimwe cyane, haleluya. Izamuguha nyine. Tugira abakristo bavuga ngo buriya ngo igituma bidasohora ngo nuko ngo nitwaye nabi. Kwitwara nabi bigira ingaruka pe, ntabwo mbihakana, ariko uzanareba bakuzengurutse.
hari n'abatayemera yagiriye nk'ibyo wowe usaba. Amen. Ndaza kugera ku ndirimbo baturirimbiye nziza cyane, niho bikomereye. Urabizi abantu bahora basengera agakiza ngo badatakaza agakiza, ngo umwana ngo ubuje najya hehe. Koko Yesu ni umugabo w'umuntu wa nta kigenda, vraiment wamenye amaraso akayakumenera utarabaho, akagupfira utaramumenya, agapfa imyaka 2,000, yarangiza agatuma umwuka wera ukamugora kwa kundi pastor ajya tubwira, ukagorana ugatinda kumvira umwuka, akakunyurira uhinga nyuma, akagutereta anyuze muri byeri, agakoresha abantu runaka, akakugeraho ukandi utarusha abantu ubwiza, yarangiza akakwemeza ugapfukama ukamubwira ngo ndakwakiriye, none kuko utsitaye ntazakugezayo amahoro kweri. Uwo Yesu uvuga ni uwahe? Amen. Yagupfiriye, aragupfira, aragukunda, aragutereta, uramugora, arakurambagiza, anyura iburyo, anyura ibumoso. Mukuri pastor akunda gutanga ubwo buhamya ubwe, kandi ibintu wavugiye kuri internet nanjye nta kosa kubisubiramo. Namwe murabizi neza, utujya kuri YouTube ukabireba, simubeshye. Ajya avuga ukuntu yagoranye, ajya mu bwo buhamya tumugabo wambwirije naramugoye imyaka 3, ajya muzanira filozofi akangora rimwe kugira ngo muteshe umutwe, nkamubwira ngo dayeri ngurire cupa ubone gukomeza kumbwira ibyo ngibyo, atakaringurira akareka gakomeza akambwira Yesu. None uribaza Yesu wakuvanye hariya akakuzana akagutoranya, arabizi ko umukunda, arabizi ko umusenga, arabizi ko umushaka, uribwira ngo ntazakugezayo amahoro. Aragukunda, Bibiri tubwira ngo ari iburyo bw'Imana kugira ngo adusabire. Ninde warega intore z'Imana? Ninde warega intore z'Imana? Bibiri tubwira ngo mbega ni Imana kandi yaratanze Yesu, mbega ni Yesu yarapfuye ku bwacu, none ninde warega intore z'Imana? Aravuga ngo ndabimenye, niyo baba bamarayika, niyo baba abadayimoni, niyo baba ibyahe, menye neza yuko nta cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Umva turabicurika, si urukundo rwanjye rudatandukana, n'urw'Imana rudatandukana nanjye muri Kristo Yesu. Naho urwanjye mba namuvuyeho kenshi, n'urwawe nuko, ariko urwe ntabwo azatureka. Haleluya. Imana y'iki? Imana y'iki nshuti yanjye? Urabona Imana iratuzi twebwe. Munyemerere mvuga ko niyo twazakomeza ubutaha nkabareka dimanche wakererwa ukabura aho wicara, Imana ikaguha umugisha. Kandi mama Nadeje nawe nta maranga mutima. Merci mama Nadeje. Umuntu gusa uzabona aho wicara ni ngewe, kuko nge nzaba nicaye hariya. Niyo nakererwa nge nzaba mpari, ariko wowe se uzazinduke rero. Mungu awabariki. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, Bibiliya yaravuze ngo isezerano ririmo alliance, ryandi rya alliance, ngo ntirijya rikuka na rimwe, ngo kereka ikintu kimwe cyonyine. Hari ikintu kimwe kirivanaho, uzi cyari cyo? Ni urupfu. Niko Bibiliya itubwira. Paulo yaravuze ngo umugabo ahambiriwe ku mugore we, ngo kereka gusa urupfu rubonetse. Ntimubizi namwe urupfu? Urabona, mbabarire singe kugutera umutima mubi, mbabarire, niko bimeze. Uwo musheri ukubwira ati sheri ubupfuye najya he? Sheri nukuri, ariko mana we ubupfuye nagenda gute? Nagira nkumenyeshe ko numara gupfa azajya areba gutya avuga ati ariko ninde wamusimbura kwera? Niko bimeze. Kandi ibyo ni Imana ibihaye umugisha mu izina rya Yesu. Wowe uzaba wapfuye ntabwo uzaba ugifuha, nawe aho uri ntabwo uzaba uhazi. We rero kuko Imana izaba imurinze, izamuhundi, imugiriye imbabazi izamuhundi. Paulo yari yatanze itegeko, aravuga ngo ntihakagira umupfakazi wemerwa, ngo kereka akwije imyaka 60, ngo kuko abantu bavugaga ngo ubwo mbaye umupfakazi ngo nemeye kwimariya na Yesu, ngo bamara kubivuga ngo bakamuharika bakongera bakimariye. Uranyumva neza? Paulo aravuga ngo ndabihinduye rero, maze kubona badutenguha inshuro nyinshi, ngo burya kabaga agahinda gusa kamutera gutsikimba, ngo ariko yabonye undi ahagarika nde? Ahagarika Yesu. Ati rero bajye bashaka abagore n'abagabo babane nabo, kereka gusa nakwiza 60. Uzi impamvu ya 60? Nuko ntawe ukimwemera. Suko nabwo atamushaka, byararangiye, antukara 60 nta kundi byagenda. Uranyumva neza? Noneho kubw'ibyo yemerwa bumupfakazi.
ariko imana hibera imana. Dore bavandimwe, dore igitangaje ku Mana. Imana irinda isezerano yagiranye n'umuntu we yarapfuye, ikabohwa n'iryo sezerano, kandi uwiririndira muri ryo we yaramaze gupfa, atari bugaruke ngo ayibwire ngo ariko nkoze ibiki. Wowe ukayigora ikakubwira ngo urangoye, nakagombye kukugirira gutya, ariko ndagirira strato isezerano nagiranye nawe. Kandi strato we amaze imyaka 300 yarapfuye. Murumva Imana ukuntu iteye? Murumva Imana ukuntu iteye? Ndabaha ingero basi. Imana yagiranye na Aburahamu isezerano. Ndavuga babiri nabo nzavuga, dusoreze muri Kristo Yesu. Tutamuvuze ntacyo twaba tuvuze, murabizi neza. Kandi natwe twibone muri ibyo. Uwa mbere ni Aburahamu. Aburahamu Imana yagiranye nawe isezerano. Iramubwira ati nzaguha urubyaro, kandi ararumuha. Ni inkuru dusoma mu Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere ukagera ku wa 4. Imubwira imigisha izamuha kubera isezerano yagiranye nayo. Imana irongera agaruka imuha isezerano mu bice 22 umurongo wa 18. Iryo sezerano ryaravugaga ngo nzaguha umugisha, ngo ndetse mu rubyaro rwawe ni mamahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Imubwire ko Aburahamu azaba umuryango, abamukomokaho bazaba nk'umusenyi wo ku nyanja. Kandi ko Imana imuha Sara, imuha n'abandi, nako Isaka. Isezerano ry'Imana riruzura. Aburahamu arapfa. Turi kujyana? Aburahamu arapfa. Hanyuma Aburahamu nako Isaka abyara Yakobo. Yakobo abyara Abisiraheli, imiryango 12 y'Abisiraheli. Barororoka bajya mu Egiputa, murabizi. Bamaze kugera mu Egiputa, Farawo arabababaza. Abababaje, Imana ije kubatabara. Yavuze amagambo abiri. Ibice 2 mu Kuva were ku murongo 23. Yaravuze ngo numvise kuniha kubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Nibutse isezerano nagiranye na sogokuruza Aburahamu, nibutse isezerano nagiranye na Isaka, nibutse isezerano nagiranye na Yakobo. Ugira ngo yarahari Aburahamu ku buryo yabwira Imana ngo ariko utangiye ibyo utangiye kunkora ni ibiki. Imana iravuga ngo narabivuze ko nzaguha urubyaro, narabivuze ko nzaguha umugisha, nta kabuza nzarinda isezerano ryanjye. Amen, amen. Ibyo nibyo byatumye Uwiteka ahagurutsa Mose akamubwira ngo reka ngutume ujye gukura Abisirayeli mu bubata. Unyumve neza, ntabwo Imana iri gutinya ikindi, ntabwo itinya amaso y'abantu, niri gutinya Aburahamu uzayivuga nabi, uzandika igitabo akavuga ngo Imana yarabeshye. Aburahamu we yarapfuye, imyaka ishize hafi ari 400 yarapfuye. Isaka nawe yamusubiriyemo ibyo yabwiye Aburahamu, niyo mpamvu yavuze ngo ndi Imana ya Isaka. Iramubwira ngo iki gihugu nzakiguha wowe n'urubyaro rwawe nkuko nabisezeranije sonde Aburahamu. Igeze kuri Yakobo iramubwira ngo ibigerekaho indahiro, iravuga ngo nzaguha iki gihugu nkuko nabibwiye sogokuruza Aburahamu ndetse na sogokuruza nde Isaka. Niyo mpamvu nshizeho indahiro yuko nzaguha iki gihugu. Imyaka ibaye imyaka, Abisirayeli bababaye, Imana yibuka indahiro. Ntawe itinya, idatinya ibihe, idatinya amaso, idatinya gusekwa, idatinya kubazwa uyasezeranije, kubera ko ari Imana irinda isezerano gusa. Amen, amen. Ibyo ntacyo byari bitwaye. Nubundi ibyo nibyo bita kuba inyangamugayo. Yego, niwe muntu witwa inyangamugayo, ni umuntu urinda ijambo rye. Ariko nyibonera ko itangaje ni ikindi gihe. Munyemerere dusome mu Kuva, munyemerere dusome mu Kuva, Kuva ibice 32. Kuva ibice 32. Kuva 32. Dore ku murongo wa 10 kuwa 7 kugira ngo twumve neza. Kuwa 7 Uwiteka abwira Mose ati manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononnye. Bateshutse vuba bava mu nzira n'abategetse biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe, baragisenga bagitambira ibitambo bati wa bwoko bw'Abisiraheli we, iki ni cyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati ubu bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi. None nyihorera uburakari bwanjye bugurumanire mbarimbure, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati Uwiteka niki kigurumanishije uburakari bwawe
ukarakarira ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa, wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi. Niki cyatuma uvugisha abanyegiputa bati kubagirira nabi niko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure ibakure mu isi. Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze nabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu, umva babyumvise, ibuka Aburahamu na Isaka na Israheli abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwawe kiba umwandu wabo iteka ryose. Umurongo wa 14 barangije kumubwira ayo magambo bigenda bite? Uwiteka yibuze nabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Amen, amen, amen. Nimutekereze iyi Mana y'isezerano, iyi Mana Abisiraheli, Imana ubwo yabwiraga Aburahamu imusezeranya kumuha igihugu, hari amagambo akomeye yamubwiye mu bice 15. Yaramubwiye ngo nzaguha iki gihugu, ngo kandi nzakiguhera igihe kigeze, ngo ubwo nzabanza ngategereza ibyaha by'ubu bwoko bikuzura. Bazakora ibyaha bigera ahantu ngewe mbona bitakihanganirwa, mbirukane muri iki gihugu maze ngihereze ubwoko bwawe, kuko ari ubwoko nitoranirije ngo bunkiranukire. Nagira mbabwire yuko ibyaha bikomeye Abamori bakoraga, ibyaha bikomeye Abayebusi bakoraga, byabakuje mu gihugu cya Egiputa kuruta ibindi. Icyambere ni ukuramya ibigirwamana. Turi kujyana, ibyo nibyo byatumye Uwiteka abirukana mu gihugu yahaye Abisiraheli. Yarabwira ngo n'ubwoko buraguza, n'ubwoko busenga ibigirwamana, n'ubwoko butazi Uwiteka Imana yabo. Kubw'ibyo nzabirukana mwebwe mbatere. Hanyuma rero hano twasomye ngo Mose atinze, Abisiraheli baravuga atari ko se ko Mose atinze ninde uzatujya imbere akatuyobora? Ngo umwazana igitekerezo atereka dukora inyana mu ishusho ikigirwamana, tukijyane natwe tumere nk'ayandi mahanga, tukibwire ko ari Uwiteka Imana yacu. Icyo bari bakoze, reka mbabwire ngo cyatumye mu maso y'Imana, unyumve neza, icyo bari bakoze cyatumye mu maso y'Imana Abisiraheli bamera nk'uko Abamori bameze. Kuko Abisiraheli ntacyo barushaga Abamori, ubirebye icyo babarushaga gusa nuko bari baratoranijwe kugira ngo bitwe ubwoko bw'Imana, baba ubwoko bw'Imana, baba ishyanga ry'Imana. Amen, ryubaha Imana. Reka mbaho urugero ruturundi rwa Bibiliya. Mwibuke bahamagara Balamu kubavuma, Balamu ngo yarabarebye mu mwuka, aravuga ngo ndababonye, ngo impamvu ntacyo umuvumo wabatwara, ngo muri bo nta kuraguza kubamo, ngo muri bo nta kuramya ibigirwamana kubamo, ngo muri bo n'ubwoko butunganiye Uwiteka. Niyo mpamvu nta wavuma abo Uwiteka atavumye. Nta mpamvu ufite, ntabwo umuvumo wabona ufata kugira ngo ubafate. Kubera iki? Muri bo nta kuraguza kubamo, muri bo nta kuraguza ibicu kubamo, muri bo nta kuramya ibigirwamana kubamo. Rero ibi bari bakoze byari bitumye Abisiraheli bamera nk'uko Abamori bameze. Uranyumva neza? Imana ifata rero umwanzuro, iravuga ati Mose, barambabaje. Abisiraheli bababaje Imana ibihe 10, niko Bibiliya ivuga. Iyo tuvuze ibihe 1, 2, 3 bayibabaza ibihe 10, iravuga ati ndarambiwe, mureke mbarimbure, munyemerere mbarimbure. Kandi Imana ngo ikora deal, ntabwo mbarimbura ngo basherega, nzakororotsa wowe yenda hasigare bakeya, ariko ureke bo mbarimbure. Hanyuma Mose wari uzi Imana, Mose wari uzi uko iteye, Mose wari uzi uko imeze. Niyo mpamvu biri tubwira ngo Abisiraheli yababwiye iki? Ngo yabamenyesheje imirimo ye, ngo ariko Mose we ngo imwereke inzira zayo. Niko Zaburi 103 ivuga. Yarazi inzira z'Imana, yarazi imiterere y'Imana, ngo arayegera ati kweri ndabona wariye karungu, ndabona warakaye, ndabona wakamejeje, atugiye kubagira gute? Ati ndabarimbura. Shira uburakari bwawe. Kubera iki Mose? Bandakaje, baramije ibigirwamana. Terekada, si ibyo ndi kuvuga. Ugira ngo nibo se mvuga? Terekada, ndabikubwirira isezerano wagiranye na sogokuruza Aburahamu, ndabikubwirira isezerano wagiranye na Isaka na Yakobo. None warigiranye nanjye cyangwa warigiranye nabo? Shira uburakari bwawe, wibuke kuri Imana y'isezerano, wibuke ijambo ryawe, ngo Uwiteka kibyumva.